mbaha ikaze nk'ibisanzwe ikaba ari imisature kuri buri munota TV. Niba uri ubwambere ugeze kuri channel rero ukora subscribe biraba ari inkunga yawe ikomeye. Alright, uyu munsi rero n'abatindiye tugiye kwiga iminsi igize icyumweru. Ese wari uyizi? Niba wari uyizi rwose navuga ni congratulation, niba utari unayizi rwose ngaha ni wo mwanya kugira ngo umenye days of the week, iminsi igize icyumweru. So how many days of the week are? Iminsi igize icyumweru iba ari ingahe? How many days of the week? Yes, iminsi igize icyumweru iba ari iminsi 7, ari nayo tugiye kuba twatangira kureba. Alright, n'abatinde rero reka dutangire n'isomo ryacu rwose tureba iminsi igize icyumweru. Yes, umunsi wa mbere rero bawita Monday. Umunsi wa mbere bawita Monday, kuwa mbere. Abari kuwa mbere. Yes, umunsi wose uzajya usanga ari kuwa mbere, mu Cyongereza tuwita Monday. Yes, Monday. Ndagira ngo unsubirire uvuge ngo Monday. Yes, hano rero batanga urugero bavuga bati I start my week with a fresh mindset on Monday. Yavuze ati njye nangira umunsi wanjye with a fresh mindset. Ndi gutekereza neza cyane kuwa mbere. Mbese buri kuwa mbere niho ntangira umunsi ntekereza neza cyane. Yes, I start my week with a fresh mindset on Monday. Yes, rero ni umunsi wo kuwa mbere. Kuwa mbere ugomba kuvuga kari Monday. Yes, repeat after me. Monday. Subiramo rwose Monday. Yes, Monday ni ku wa mbere. Hanyuma rero kuwa kabiri tuwita Tuesday. Kanze mubereke rwose nguyu tuwita Tuesday rero abari kuwa kabiri. Tuesday. Aravuga ngo Tuesday, no, Tuesday. Yes, abari kuwa kabiri. Yes, kuwa kabiri rero tuwita Tuesday mu Cyongereza. Yes. Angare batanga urugero bavuga bati on Tuesday kuwa kabiri I usually go to the gym. Ngo buri kuwa kabiri njya muri gym ni ahantu abantu bakujya gukoreramo siporo, ni salle cyangwa se inzu hakorerwamo imyitozo ngororamubiri, harimo siporo. Yes, bandi baterura, yes, ibyuma byose bikorerwa muri gym. Noneho uyu nguyu yatanze urugero avuga ngo on Tuesday kuwa kabiri I usually go to the gym. Njya muri gym nk'ibisanzwe. Yes, buri wa kabiri umuntu ajya muri gym nyine gukora siporo, ajya muri gym just to stretch, no gukora physical exercise. Yes, ajyayo buri wa kabiri. Alright, another day umunsi witwa Wednesday. Arabajyaga bavuga ngo witwa Wednesday. No, it's called Wednesday. Yes, that's how we call it, Wednesday. Yeah, you can't know that we call it Wednesday. No, we don't say when it is. No, some they say, but niba bavuga ngo tuvuga ngo Wednesday. No, we do say Wednesday. Iyi D iburiramo. Ya, iyi D iburiramo, iyi D uri kubona iburiramo tukavuga Wednesday. Urumva D ntabwo ndi kuyivuga. Yes, D twayikuyemo. Yes, rero uyu munsi ni umunsi wo kuwa gatatu. Yes, umunsi wo kuwa gatatu tuvuga Wednesday tuvuga kari kuwa gatatu. Wednesday ni kuwa gatatu. Umunsi wose uzabyuka usanga ni kuwa gatatu, ugomba kuvuga today is Wednesday. Uyu munsi ni kuwa gatatu. Yes, hano batanga urugero rero. Wednesday is the midpoint of the week. Ati umunsi wo kuwa gatatu ni umunsi uri hagati y'icyumweru. Midpoint ni ikintu kiri midpoint, ni ikintu kiba kiri hagati. Hagati na hagati. Yes, urabizi kuwa mbere kuwa kabiri kugeza kuwa gatatu, urumva icyumweru tuba tukigezemo hagati. Habura iminsi 3 no munsi wa nyuma, ubwo ni iminsi 4 kugira ngo icyumweru kigere. Ariko unavuze uti kuwa gatatu no kuwa kane niyo minsi 2 wenda iri hagati, niyo minsi iri midpoint iri hagati mu cyumweru, nabyo ntacyo byaba bitwaye. Alright, rero yatanze urugero avuga ati Wednesday is the midpoint of the week. Kuwa gatatu niyo munsi uba uri hagati w'icyumweru. Yes,
mu minsi yose umunsi wo kuwa gatatu uri hagati na hagati. Iyo umaze kugera kuwa gatatu uvuga ati icyumweru twakijyanye. Alright, undi munsi rero witwa Thursday. Thursday. Haravuga ngo Saturday. No, Thursday. Dusoma Thursday. Dusoma Thursday. Iyi ala turayimira. Iyi ala turayimira. Noneho iyi ta na ha na u tusoma Thursday. Yes, Thursday. Yes, Thursday rero ni kuwa kane. Uri mu cyumweru tugiye kukijyana, icyumweru tugiye kugisoza buri kuwa kane, ujye uvuga ko ari Thursday. Yes, hano rero batanga urugero. I review my weekly goals on Thursday. Impamvu mvuze ngo sorry, iyi goals ari igihe uyivuga nabo ukavuga girls, kandi ntabwo ukavuga abakobwa aho kugira uvuge goals. Yes, na pronunciation tuba tugomba kuyitondera. I review my weekly goals on Thursday. Hano yavuze ati mbese nsubira mu ntego zanjye buri cyumweru, by'umwihariko kuri uyu munsi wo kuwa kane. Yes, buri kuwa kane niho nsubiramo intego zanjye. I review my weekly goals on Thursday. Yes, kuwa kane rero. Twakomeje kuwa gatanu, Friday. Yes, umunsi abantu benshi bakunda cyane, by'umwihariko ndawukunda kuko nanjye especially when I was in secondary school, nyiri muri segondere, twageraga kuwa gatanu nkavuga ni kuwa gatanu it's a weekend, mbese nabaga ndi ready to enjoy the weekend. Nari niteguye rwose kugera kuri enjoying the weekend. Yes, rero kuwa gatanu umunsi mwiza cyane, by'umwihariko abantu iyo basoje iyo bavuye ku kazi bavuga ati tugiye kuruhuka. Yes, abantu bakora mu mibyizi bavuga ati iminsi nahere kuwa mbere nkora kugeza ku gatanu, so right now I'm gonna relax. Yes, ngona ngiye kuri relaxing, ngiye kuruhuka, bamwe bagasohoka. Yes, enjoying a weekend. Hari indirimbo ujye uzajya wumva ngo it's a weekend, like that. Rero Friday ni umunsi wo kuwa gatanu. Hanyuma rero hano hari watanze urugero avuga ati Friday is my favorite day because the weekend begins. Favorite. Yes, hanga rero aravuga ngo favorite. No, favorite. Yes, Friday is my favorite day because the weekend begins. Hanga rero nirwo rugendo babwiraga n'ubundi, aravuga ati kuwa gatanu niwo munsi wanjye, niwo munsi nkunda kuko niho weekend itangira. Yes, urumva rero iryo yatanze. Nawe nizere ko ukunda umunsi wo kuwa gatanu, tubwira muri comment niba ukunda umunsi wo kuwa gatanu. Yes, kuwa gatanu rero tuvuga Friday. Yes, twakomeje rero undi munsi witwa Saturday. Hari ushobora kuvuga ngo kuki navuze ngo Saturday, nabyo nta kibazo, ariko muri American English tuvuga iyi t ihinduka d. Iyi t ihinduka d, tukavuga Saturday. Saturday. On Saturday I relax and spend time with friends. Buri kuwa gatandatu ndaruhuka kandi nkamarana umwanya cyangwa se igihe n'inshuti zanjye. Yes, on Saturday I relax and spend time with friends. Yes, buri kuwa gatanu ndaruhuka, hanyuma rero nkamarana umwanya n'inshuti zanjye. Then undi munsi witwa Sunday. Yes, Sunday. Witwa Sunday, harimo izuba, then day. Sunday rero ni umunsi wo ku cyumweru, abantu benshi bakunze kujya gusengaho. Bavuga ati tujye gusenga. Gusa si ibyo gusa, n'uyu munsi wo kuwa gatandatu nawo. Yes, hari abasenga ku munsi wo kuwa gatandatu, by'umwihariko abadivantiste umunsi wa karindwi. Yes, which is good. Hanyuma rero nangaha kuri Sunday naho rwose naho hari abandi bakristo nabo bajya gusenga ku munsi wo ku cyumweru. Umunsi bawita ku cyumweru. Bawita ku cyumweru. Yes, Sunday rero ni umunsi mwiza cyane. Umunsi mwiza cyane rero nujya ubona umunsi ari ku cyumweru, ushaka kuvuga Icyongereza ugomba kuvuga uti today is Sunday. Alright, hano batanga urugero bavuga bati Sunday is perfect for rest and planning the weekend ahead. Yes, umunsi wo ku cyumweru ngo ni umunsi mwiza wo kuruhuka ndetse no gutegura ikindi cyumweru gikurikira.
Yes, Sunday is perfect for rest and planning the weekend ahead. Umunsi wo ku cyumweru ni umunsi wo kuruhuka kandi no gutegura ikindi cyumweru gikurikira. Alright, reka tubisubiremo rwose kugira ngo nizere yuko iminsi waba wayifashe. Monday ni kuwa mbere, Tuesday ni kuwa kabiri, Wednesday ni kuwa gatatu, Thursday ni kuwa kane, Friday kuwa gatanu, Saturday kuwa gatandatu and Sunday kuwa kangahe? Ku cyumweru. Alright, yes. Rero ufata agapapuro rwose wandike iminsi. Kuwa mbere tuvuga mu Cyongereza, you do that. Kuwa kabiri tuvuga gute mu Cyongereza, you do that. Kuwa gatatu, kuwa kane, kuwa gatanu, kuwa gatandatu no ku cyumweru. This will help you. Nizere ko rwose umenye iminsi igize icyumweru. Ndabakunda cyane rero ugambageza kuri channel, gukora subscribe rero inkunga yawe ikomeye. Tuvaye ikaze kuri buri Munota TV. Hasta la vista.